Banje kubasuhuza mwese aho muherereye hose. Uwiteka akomeze kubana namwe kandi amahoro y'Imana akomeze kubarengera rwose. Tugarutse rero muri cya kiganiro kugira ngo tubagezeho indirimbo nziza zatambutse kuri YouTube channel, ndetse tubakumbuze kwerekeraho kugira ngo mukore subscribe, like ndetse na comment. Turabagezaho ibitaramo bitandukanye kugira ngo namwe mujye mwerekerayo kandi tujye tubarangira ahariho neza kugira ngo mujye mwitabira ibyo bitaramo bitandukanye. Uwiteka akomeze kubana namwe, Imana ikomeze kubaho umugisha. Ntabwo twabura gusuhuza abantu aho muherereye hose mu mpande enye z'igihugu cyacu cy'u Rwanda dukunda. Tubanje gusuhuza abo mu burasirazuba, iburengerazuba, amajyepfo ndetse n'amajyaruguru. Uwiteka akomeze kubarengera no kubana namwe kandi mugubwe neza. Wowe uzakurikira iki kiganiro turagukumbuje kugira ngo ujye uhora udukurikira kandi ujye uhora ubana natwe muri byose. Rero uyu mugoroba tugiye kuganira kuri gahunda nziza ikorari Itegure ifite igitaramo kizaba ejo bundi rwose ku itariki 9, zaba ari ku isabato. Icyo gitaramo kizaba kirimo korari bafatanije yitwa Senders God yo kuri English Church. Ni igitaramo rero kizaba kimeze neza, igitaramo kizaba kiryoshye kandi kimeze neza. Turi buganire rero n'umwe muri iyo korari ya Itegure, Bagisha. Ni umuyobozi muri iyo korari ushinzwe imyitwarire myiza. Araza kutugezaho ibyiza by'iyo korari ndetse atugezeho gahunda bafite iyo muri icyo gitaramo, gahunda nziza badufitiye, kuko niyo ntego yacu yo kubagezaho ibyo byose. Iyo korari rero reka mbarangire ahantu iboneka mu ntara y'amajyaruguru, ndetse ahitwa i Musanze mu ntara ya Kigombe, mu itorero rya Kigombe. Reka rero tubamenyeshe yuko turi bunaganire na Bagisha indirimbo nziza basohoye, indirimbo rwose imeze neza, ivuga ngo nta gusaza. Araza kutugezaho impamvu iyo content bayigize, ariko ni indirimbo nziza ifite video nziza, indirimbo iri slow, igenda neza gakeya ariko yakozwe neza. Yaba audio yayo, yaba amajwi yayo, yaba video yayo imeze neza cyane. Turaza kukabanyurizaho gatoya niturangiza, ndetse tugaruke duhamagara umuvandimwe Bagisha atugezeho gahunda y'igitaramo ndetse n'iyo ndirimbo impamvu bayihaye iyo title. Itegure mwari muri kumva rwose, ni korari yaririmbye neza. Ngira ngo murebye ayo mashusho uko ameze, mubonye ko amashusho ari meza cyane. Ni indirimbo nziza yitwa nta gusaza. Mwabibonye rero ko no mu mashusho bafite nta gusaza rwose, gusaza barabikatiye. Uwiteka arakomeze kubaho umugisha. Reka tuganirize noneho umwe mu badisiplineri nk'uko twari twavuze, tubasangize icyo kiganiro twagiranye, ubundi dukomeze. Alo, muraho neza? muraho neza Didier? Muraho, Yesu ashimwe cyane. Yahimbazwe. Tunejejwe cyane ko tuguhamagaye muri iki kiganiro. Dukunda kugirana n'abaririmbyi ndetse n'amakorari n'abahanzi, kugira ngo tumenyeshe abantu ibikorwa biriho cyangwa se indirimbo nziza zasohotse, zikaba zifite video nziza, zikaba zarakozwe mu buryo mwiza, wumva zifite amajwi meza. Ubwo tunejejwe nuko tuguhamagaye muri iki kiganiro. Murakoze cyane. Watangira rero wibwira abadukurikiye, kuko nagira ngo nankumenyeshe yuko iki kiganiro tugiye kugirana kizarebwa n'abantu batandukanye kuri YouTube channel. Yego.
yego ubwo rero watangira wibwira abadukurikiye amazina yawe ndetse korari uririmbamo by'umwihariko nimba binashoboka n'inshingano waba ufitemo ukatubwira. Didier urakoze cyane. Amazina yanjye nitwa Albert Bagisha. Urakoze cyane. Ndi umwizera w'itorero rya Kigombe. Yego. Mu ntara ya Kigombe. Amena. Muri sud y'amajyaruguru y'u Rwanda. Ni byiza cyane. Ndirimba muri korari yitwa Itegure. Itegure rwose. Itegurezwa ku itorero rya Kigombe. Nibyo rwose. Niyo ndirimbamo mu nshingano. Njyewe ndi umuyobozi ushinzwe ikinyabupfura. Yego, disipurine muri make. Disipurine n'imyitwarire. Ufite inshingano ikomeye. Ubundi aho hantu niho ugera iyo utahayoboye neza cyangwa hatayobowe neza, ni izingiro rya byose. Ushobora kwisanga rwose no kuri stage abantu imboga zibonetse mu menyo. ariko buryo cya mbere abashinzwe ibyiciro by'imyuka ubundi ngo nabo bafite akazi kanakomeye cyane, twe tugira tubunganira. Nibyo rwose, ariko buriya disipurine mana irakebura cyane. Ufite inshingano ikomeye mu by'ukuri. Muri make n'ibyo ngibyo, nkaba ndi umuririmbyi umaze n'igihe kitari kinini cyane. Nagiyemo korari nagiye muri 2018. Yego. Ariko korari imaze igihe kinini. Korari yagiye muri za 96 aho ngaho. Wow, burya? Yego. Mu by'ukuri ntakubeshye, korari Itegure ntago nari nyizi cyane. Ariko nabonye igitaramo muzakora, nifuza yuko twakiganiraho ndetse mbasha no kubona indirimbo yitwa Nta Gusaza. Mbona ifite content nziza, ifite amajwi meza, amashusho meza. Ndavuga ni byiza ko nabaganiriza, noneho tukaganira cyane ku bijyanye n'iki gitaramo. None korari Itegure, nakubaza iki gitaramo kizaba kigamije iki? Mwagiteguye gute mu by'ukuri? Akoze icyo gitaramo twagiteguye ku bufatanye na korari yitwa Senders God. Senders God yo kuri Kigali English Church. Ndayibona ni korari nayo rwose iririmba neza kandi ikora ibintu byiza. Yego. Intego y'icyo gitaramo nta yindi, urabona ko ni interuro iravuga ngo mugende hose. Isomo riri muri Bibiliya. Wese yabwiraga abigisha ati mugende hose mubwirize abindi babatizwe, yumva ko intego y'icyo gitaramo ni mugende hose. Yego. Mu by'ukuri icyo gitaramo n'ubundi ni ikivugabutumwa risanzwe ry'abaririmbyi. Yego. Mu bihangano. Yego. Twifuje ko icyo gitaramo twazagikora dushima Imana, ariko nanone tunatambutse ubutumwa bwiza bwatanzwe na Yesu. Yego. Kuko turi gutumira abantu benshi cyane, kandi nawe urakoze kuba wadufashije bikazaca kuri channel yawe. Yego. Abantu benshi. Nibyo rwose. Mu by'ukuri iyo niyo ntego y'icyo gitaramo dufite ku Isabato tariki 9. Rwose kiri na vuba, n'ejo bundi rwose. Ndabona hageze rwose. Reka nkubaze, ese buriya iki gitaramo mugitegura ni mutumara amatsiko cyangwa se mudutera intera amatsiko? Mu by'ukuri ni igitaramo kizaba kiri cyihariye iki cyane cyangwa se kizaba kigendera iki cyane? Mu by'ukuri utubwiye yuko ari igitaramo kivugabutumwa, ariko se niyo ntego gusa? nta terambere muzaba mukeneyemo? Wenda ngo muvuge muti abantu bazaza, hari icyo twabakeneraho mu by'ukuri kugira ngo uyu murimo w'Imana ukomeze gutera imbere? Bakoze abantu bazaza, icyo twifuza ku bantu ko bazaza kumva gusa. Okay. Bazaze kumva indirimbo nziza, injyana nziza. Yego. Tuzaririmbira abantu. Urabizi yuko uburya indirimbo n'ababwiriza barabivuga yuko ngo indirimbo zigira uruhare runini cyane mu kubwiriza, kubwiriza gisanzwe umuntu akabwiriza. Yego. Rero icyo gihe tuzaririmba, dufite n'umubwiriza azabwiriza. Yego. Ni ukuririmba gusa. Okay. Ni ukuririmba gusa dushima Imana, nta kindi. Tuzaririmbira abakristo bacu, duririmbira abantu bazaza kucyumva, abakunzi bacu,
bazumva igitaramo cyiza kiryoshye kitavangiyemo ibindi bintu bizaba birimo, nta bindi bintu bizaba birimo, no kuririmba gusa. Imana ishimwe cyane, kuko urabizi ko amakorari menshi akunda gukora igitaramo, hari gahunda za launch, bakavuga bati rwose dukeneye inkunga, dukeneye ibyuma, dukeneye iki. Niyo ntera amatsiko nari mfite mvuga ngo ahari tumara amatsiko abantu. Rero abadukurikiye mwese murabyumva neza ko igitaramo cya Itegure kizaba ku itariki 9 n'ejo mu gitondo, niko navuga, kizaba ari igitaramo kigamije kuzamura abantu mu mbaraga ya Mwuka Wera bijyanye n'indirimbo cyane rwose. Turabararitse cyane kugira ngo mwese muzaboneke muri iki gitaramo, abari Musanze, abari hirya no hino, ubwo ndavuga za Bereshi, ari amaveni yose, muzakanguke muhagere. Ikindi nk'uko mudukurikiye, abari Rubavu, abari mwese, ndifuza ko muzaboneka muri iki gitaramo. Reka tuganire gatoya rero muvandimwe ku bijyanye n'iyi ndirimbo nayo nabonye. Ni indirimbo imaze igihe gito kuri YouTube channel yanyu, YouTube channel ya Korali Itegure, yitwa Nta Gusaza. Reka mbanze mbwire n'abadukurikiye muri aka kanya, ni ukuri intego yacu ni uko tubakumbuza, tukabasha kubarangira aho mwagana mugahasanga indirimbo nziza bakunzi b'indirimbo. Iyi ndirimbo rero nayo ni imwe mu ndirimbo nziza nabonye, ifite video nziza, ifite audio, amajwi meza. Nagira ngo nkusabe uganirize abakunzi badukurikiye muri aka kanya, batari bazi wenda Itegure, batari bazi yuko namwe muri kuri uru rwego rwo kuba mwakora video nziza nk'izi, audio nziza nk'izi. Ese koko ibi bintu mwabikoze gute? Mwanyuze mu yihe nzira kugira ngo namwe mugiye kuri uru rwego rwo gukora amavideo meza nk'aya? Mwakoze. Iyo video ya mbere twaba dukoze, ariko nanone sina nyinshi dufite. Yego. Kuko ugeze ubu dufite album ebyiri. Yego. Ariko nk'uko nabikubwiye, igihe Korali yavukiye no gukora album ebyiri ntabwo bijyanye vraiment. Ariko byose byagiye bamuka imbogamizi zitandukanye. Hagiye haza nk'abaririmbyi, ugasanga abaririmbyi bari mu turagiye. Yego. Bagiye Kigali, ugasanga Korali isa nkaho igiye gutangira harimo abantu bakuru. Yego. Baracyarimo ababyeyi bacu. Yego. Banabitangije kandi turanabashimira cyane umuhati wabo, ntibigeze bacibwa intege n'ibyo bintu byose. Yego. Usanga urubyiruko rurimo ibikorera bagiye bajya mu mashuri, abajya mu mirimo, bose bakajya i Kigali cyangwa bakimukira ahandi hantu kubera ubuzima. Usanga rero Korali nibwo byagiye igira intege nkeya, ariko ikora iririmba bisanzwe ryacu. Nyuma rero mu mwaka wa 2017 baragerageza bakora album ya mbere, indirimbo nziza cyane kuri YouTube zirahari. Yego. Mu mwaka washize 2023 niko twatangiye umushinga wo gukora album yindi. Album ariyo ihari ubu ngubu twise Nta Gusaza. Yego. Twaneteye iyo ndirimbo by'ukuri twasanze ari ikintu ari nyuma y'ubuzima bw'isi tubamo, tukavuka, tugakura, tugasaza, tugapfa, ariko muri cya gihugu kiza duharanira kuzageramo nta gusaza. Mu by'ukuri album nicyo twayitiye kubera indirimbo iriho, indirimbo nziza ifite amagambo meza nk'uko nawe wayumvise, cyangwa se uko n'abandi bayumva, n'ahantu hose tujya kuririmba barayikunda, barayisaba. Indirimbo ifite ibyiringiro, iha umuntu imbaraga. Iyo utegereje ikintu cyiza imbere yawe nubwo utarakigeraho, ariko wumva ukomeye muri wowe. Urakoze cyane. Icyo nicyo navuga kuri iyo ndirimbo muri make. Urakoze cyane. Iyo album ya kabiri buriya ntago kuyitira Nta Gusaza, ntago mwarashingiye ku bantu barimo bakuze, muri kuvuga muti nta gusaza nubwo mushaje ariko mukora nk'abantu b'abasore? Ku ruhande rumwe nabyo bigaramo, kuko iyo tubabonye bari abantu batoya, bamwe bari inkumi bari gushyingirwa, kandi ari amama batoya babyaye rimwe cyangwa se kabiri, ariko tukabona ngo barakuze. Yego. Bakaba bari gushyingira nabo, urumva iyo myaka ni myinshi. Barabitegereje natwe
natwe nk'abato tubarimo cyangwa se nabo ubwabo biduha imbaraga zo kubona abo bantu bakoze umurimo ukomeye cyane, umurimo ukomeye korari barayirwanirira, korari ntiyagira ikibogeza, ubu birakomeye cyane, ubu ngubu birakomeye. Ariko abantu kuba tukirimbana ari ababyeyi bakuru, harimo n'abarimbana n'abana babo, harimo abana bagiye bavukira muri korari bagakura bakaba bari kuririmba muri itegura, ari abaririmbyi bacu tugenderaho rwose, niko bimeze. umwihariko wacu ni byiza rero urumva nabyo ntabwo twavuga ko aricyo twagendeyeho gusa, ahubwo icyo gitekerezo twagifashe muri rusange, kuza ko umuntu muri rusange atari uko tugendeye ku baririmbyi bacu, ahubwo ku bantu bose tubona, natwe ubuzima tubamo nabo tugenda tubona, ubona bari abakozi b'itorero, ubona bari abanyantege nyinshi ariko zigenda zishira kubera iki? Kubera ubuzima bw'iyi si turimo, kubera uko gusaza. Ariko turavuga tuti nk'abizera Imana cyangwa se nk'abaharanira kuzagera muri icyo gihugu cyiza aho utazasaza, nibyo byiringiro afite, nicyo kintu twahereyeho turavuga tuti hari ahantu ntawe utakwifuza kuhaba. Ni byiza cyane, ni ukuri. Iyi ndirimbo rwose numva mwarayitiriye, mwarayihaye titire nziza kandi y'ingenzi ijyanye n'amateka ahari yakora, nubwo tutabonye umwanya wenda wo kuba twavuga ngo twinjire neza duseseremo mu mateka yakora, ariko tuzagirana ikiganiro kirambuye, Uwiteka natugirira neza. Ariko iyi korari yaba ifite nk'abaririmbyi bangahe mu by'ukuri, kugira ngo abo dusangiye bamenye abaririmbyi bayigize? Iyi korari nk'uko nakubwiye ni korari ikomeye kandi imaze igihe kinini, yaririmbwe n'abantu benshi cyane. Ubu ngubu abaririmbyi dufite ubu ngubu baririmba twita abaririmbyi bakiriwe mu itorero, cyangwa batowe n'itorero, turi abaririmbyi bageze muri 43. Ni benshi cyane. Ariko tukagira n'abandi twita aba diaspora, nabo bari bafite komite yabo i Kigali. Nibyo rwose, nabo baradufasha, abo twita family, ariko abanyafurika turi 43. Imana rero nibakoreshe, nibakomeze uyu mugambi mwagize wo gukora iki gitaramo. Ni umugambi mwiza. Abadukurikiye mwese, abo baririmbyi b'abadiaspora, wenda harimo bamwe baririmbye muri Tegure bari i Kigali, hari abaririmbye muri Tegure bari i Butare, hari abaririmbye muri Tegure bari hirya no hino mu mpande enye z'isi. Ndifuza ngo iki gitaramo muzagikurikire. Nakubaza akabazo ka nyuma wenda kintera amatsiko, ese iki gitaramo cyo ku itariki 9 mu by'ukuri muzaba muri kumwe na Senders God, muzaba muzakora live streaming kuri YouTube kugira ngo n'abantu bazabakurikire, cyangwa tuzabamenyesha nidufata uwo mwanzuro? Reka aba bantu bitegure, ariko bibaye byiza nifuza yuko mwazakora n'iyo live streaming, burya igira umusaruro munini, abantu bakabasha kujyaginga bakavuga ati rwose iki gitaramo aba bantu baragiteguye, igitaramo cyari cyiza, noneho bigatuma nabo ba diaspora uvuga utabashije kuhagera akaba yakurikiye akavuga ati korari yanjye imeze neza. Nibaza ko rero byaba byiza cyane. Imana iguha umugisha muvandimwe. Imana imuha umugisha kuko aradufashije kutuganiriza igitaramo uko kizaba kimeze, intego yacyo ndetse naho kizabera, ndetse na korari bazafatanya yitwa Senders God. Albert, Imana iguha umugisha cyane, Imana igufashe igukomeze, kandi iyi korari itegure, mukomeze subscribe, like ndetse na comment kugira ngo bakomeze baguke. Mu by'ukuri iyo abantu babahaye igihangano nka kiriya, baba bakeneye ko mubasanga mukabatera inkunga. Burya ni inkunga ikomeye iyo nabo babonye ibikorwa byabo muri kubisanga, muri kubigana, baranezerwa kandi bakumva yuko bazakomeza no gukora ibindi kuko bafite abo babiha kandi bishimira ibyo bikorwa. Imana ikomeze kubaho umugisha cyane. Ngaho rero korari Tegure mbifurije kugira igitaramo cyiza. Uwiteka akomeze kubana namwe.